Tubahaye ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Twongeye twagarutse muri wa mwanya duhora tukiganirira nkuko mubibona imbere ya kamera tuhafite umutumirwa twamuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tukaba tugarutse tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba twabazaniye ingingo cyangwa se ikibazo kibaza ngo birashoboka ko ushobora kugirana n'umuntu ubushuti bugakura ku kigero wenda ashobora gusimbura umuvandimwe wawe, cyangwa se mu kubaka ubushuti ukaba wakwisanga musigaye mugirana amabanga cyangwa se mukemurana serivisi utakemurana cyangwa se utakorana n'umuvandimwe wawe. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Hari abisanga muri iyo situation, hari ababivuga kubera ko byabaye ku nshuti zabo cyangwa kubo bazi. Turi kugira ngo tubiganireho mu magambo arambuye. Twaha umwanya umutumirwa akatubwira we ukabyumva wenda bitewe n'ibyo yahuye nabyo cyangwa se nuko abyumva cyangwa se naho yabibonye cyane ukabizi. Wowe ubyumva ute? Njyewe mba numva bishoboka kuko umunyarwanda niwe wavuze ngo inshuti ya hafi ngikurutira umuvandimwe. Ubwo hafi wenda bavuga hari igihe bari hafi mu mibanire cyangwa se akaba ari hafi muri distance, ariko ntago ari abaturanyi bose nyine bakurutira umuvandimwe. Byanze bikunze biterwa n'ukuntu muba mubanye. Njye mba numva bishoboka, ahubwo wenda bikaba byagarukira ku rugero wenda runaka, ariko kubera ko tugufite reka tuguhe umwanya utubwire. Nyine abantu benshi bakunda kuvuga ibyo bintu baba bafite ishingiro cyangwa se wenda hari ibintu birengagiza wenda kugira ngo bisange bageze aho bavuga ayo magambo cyangwa se babyumva gutyo. Urakoze. Njye ukuntu mbyumva, tugendeye kuri ibyo wari uvuze ko inshuti ya hafi yakurutira umuvandimwe, njye nabyumva mu buryo bubiri. Ugiye gusobanura iyo mvugo wasanga impamvu babivuga gutyo. Urugero, ushobora kuba utuye kure y'abavandimwe bawe, wenda wagira ikibazo wa muturanyi akaba ari we ukugoboka mbere y'uko umuvandimwe wawe ahagera. Icyo gihe rero wabifata ko yakurutiye wa muvandimwe, ariko kuba yamuruse suko wa muvandimwe atagize icyo akumarira cyangwa icyo agukorera muri ako kanya, nuko yari kure yawe. Ikibigaragaza cyane nuko iyo umuvandimwe wawe yakugezeho, wa muturanye nyine ahita yisubirira mu bye, ugakomezanya n'umuvandimwe wawe. Aho ngaho rero njye numva aricyo nabivugaho. Gusa hari imvugo nyinshi zigenda zikoreshwa, ariko wajya kuzisesengura ugasanga nta kuri kurimo. Nk'iyihe? Yewe kuvuga ngo inshuti ngo ikurutira umuvandimwe ntabwo byashoboka. Kuri njye ntabwo byashoboka. Hari ubucuti umuntu ushobora kugirana n'undi muntu, ariko umuvandimwe we aba ari amaraso yawe. Ibyo wamukorera bitandukanye n'ibyo wakorera iyo nshuti yawe, cyangwa se ibyo iyo nshuti yawe yagukorera bitandukanye n'ibyo wa muvandimwe wawe yagukorera. Kuko wa muvandimwe wawe nyine ni umuvandimwe wawe, ni amaraso yawe. Ariko inshuti mushobora kugira akantu gato mutumvikana mugatandukana burundu, ariko umuvandimwe wawe muragumana uko byagenda kose, uko yaba ameze kose, uko yaguhemukira kose, murakomezanya kuko nyine ni amaraso yawe. Ahangaha ibi tuba tuvuga cyangwa se kujya guhitamo ingingo ngo tuyiganireho, hari abantu bisanga nyine ibi bintu tuba tuvuga byabaye by'ugasanga bari no kubyapurika mu buzima busanzwe. Reka tujye mu cyaro gatoya. Ubundi mu cyaro niho abantu akenshi ibibazo bakunda kugirana bikunda guturuka kenshi mu miryango, kandi ugasanga ni ibibazo nyine biba bizabaseriye, ugasanga birabatandukanyije akenshi biturutse ku mitungo, cyane cyane ndavuga ubutaka. Hari igihe wisanga nk'umuvandimwe wenda yavukanye n'undi, ugasanga bageze ku kintu wenda cyitwa ubutaka, baragishwaniye neza abo bantu. Kumwe wenda mu Kinyarwanda bavuga ngo aho umwe anyuze ngo ndahacisha umuriro. Aho ngaho kandi hari igihe wisanga nk'abo bavandimwe babanye gutyo, ntago biba bivuze ko hanyuma yo kucisha umuriro aho ngaho umuvandimwe wiwe yanyuze, ntago bivuze ko abandi bantu abadafite abo babanye kandi wenda banabanye neza. Reka wenda tugerageze kwinjira munuze muri iyo situation wenda yabo bantu babiri. Ubu
muri abo bavandimwe uko ari babiri hagize umwe ukubwira ngo njyewe uriya muvandimwe wanjye arutwa n'iriya nshuti yanjye, uwo muntu wamwumva cyangwa ntago wamwumva? icyo gihe ngewe icyo nakora nabanza nareba ese niki bari gupfa, kuko mushobora gupfa ibintu n'ubundi ibintu biba bizashira ariko ya maraso akagumaho, bwa buvandimwe bukagumaho. ahubwo ushobora kwibaza muri ya situwasiyo barimo icyakongeje uwo mwiryane ni iki, kuko n'ubusanzwe usibye no ngo ni umuvandimwe wawe n'inshuti yawe, hari igihe mushobora gupfa ikintu runaka bitari kuvuga ngo ni umuvandimwe. urugero wenda mwafatanije ibintu gukora ugasanga igihe kirageze wenda mu gihe cyo kubigabana murashwanye, umwe atangiye kuzana utuntu tw'utunyanga avuga ngo ibi ntabwo ari ibyawe, ibi ntabwo ari ibyawe. ibintu bijyanye n'imitungo, ibintu bijyanye n'amafaranga nabonye biba bigoye kuruta kuvuga ngo uyu ni umuvandimwe, uyu ni inshuti. buri gihe iyo ushyize imbere inyungu uko byagenda kose, hari abo wirengagiza, hari abo uwambura uburenganzira bwabo, ariko ibyo ngibyo urumva ko biba byageze ku yindi ntera. ni ukuvuga ngo ya nshuti hari n'igihe uba ufite inshuti mukorana ibintu bitandukanye, ariko byose yaba ngewe yaba wowe hakaba harimo inyungu hagati yacu, njye nawe harimo inyungu kuri icyo kintu turi gukora. ariko ku muvandimwe biba bitandukanye, muzagenda mushwane, umwe agiye acaha undi acaha, ariko hari igihe kizagera mukisanga n'ubundi mwagize ute mwongeye guhura. bitandukanye rero na wa wundi wita ngo inshuti mwatandukanye, hari igihe mutakongana no guhura, ubwo bucuti bukarangira aho ngaho, kubera ko kandi ugasanga wenda mwapfuye akantu gato, akantu mutari kumvikanaho, bigatuma uwo mubano mwavuga ngo ni ubucuti urangiriye aho ngaho pe. ubundi mu mibanire y'abanyarwanda cyangwa se mu buryo bwo kubaka ubushuti, hari ukuntu kera abantu banywanaga, nyine umuntu akitwa umunywanyi wawe, hari uburyo byagendaga nyine kugira ngo umuntu yitwe umunywanyi wawe, none ugasanga uwo muntu nyine mugiranye igihango cy'ubushuti. uwo muntu rero hari igihe wisangaga abaye nyine somawumbike wawe, cyangwa se akaba inshuti akadasohoka yawe. uwo muntu ugasanga hari n'ibintu ushobora gukorana nawe, cyangwa se ushobora kugirana nawe, cyangwa se ushobora kumukorera utakorera umuvandimwe wawe. ntago wenda aho ngaho turi buze gutindayo cyane kubera ko ntituri kera, ariko tugaruke muri iki gihe cy'ubu ngubu. hari abantu bateye ubu ngubu bitwa ngo ni aba best friend cyangwa ni aba best, ku buryo usigaye usanga wenda hari nk'ibintu umu best wawe azi, cyangwa se hari serivisi wenda ushobora kumukemurira cyangwa se kumukorera, iyo serivisi ukaba utayikemurira umuvandimwe wawe. nk'iyihe? tanga urugero rw'ikintu wakorera inshuti yawe utakorera umuvandimwe wawe. reka nkwe nk'urugero. ubundi iyo hajemo serivisi cyane akenshi nyine tuvuga ku bikorwa. ibikorwa rero ubu ngubu navuga ko ikiganje cyane ari amafaranga. ni amafaranga. hari ibanga ngewe nshobora kuba mfite ntabwira umuvandimwe wanjye, kubera ariko iryo banga kugira ngo wenda, cyangwa se icyo kibazo kugira ngo nkivemo biri buze kunsaba amafaranga. ariko wa mushuti wanjye wenda magara, cyangwa se wa mu best friend wanjye cyangwa wa mu best wanjye, nkaba nabimubwira nyine nisanzuye, byanaba ngombwa nyine nkaba nanamusaba amafaranga. ubwo urumva aho ngaho deja ngezaho kumubwira ibintu ntabwira umuvandimwe. bivuze ngo n'ubufasha mukeneyeho nshobora kuba ari buze kubuma kandi umuvandimwe wanjye atabuma. so iyo communication iba noneho yatangiye kuza hagati yawe n'uwo mushuti wawe, cyangwa se uwo mu best friend wawe, nyamara ukaba utayigerana n'umuvandimwe wawe, ntishobora gukura ikagera kuri rwa rwego wa muntu asigara yitwa ngo icyo mupfana nuko ari umuvandimwe wawe gusa, ariko akaba ari nta kindi kintu cyabahuza kindi, just akitwa ko ari umuvandimwe wawe gusa. nge rero ku ruhande rwanjye nta kibazo nagira ntabwira umuvandimwe ngo njye kukibwira inshuti yanjye, na cyane cyane niba hari buzemo ibintu by'ubufasha, byo gukenera ubufasha. uko byagenda kose umuvandimwe wanjye aba ari umuvandimwe wanjye, niwe nabibwira bwa mbere,
atagira icyo abikoraho kubera ko ntabwo abanyanze nuko wenda muri uwo mwanya aba adafite ubwo bushobozi, ahubwo wenda akaba aribwo nakwitabaza iki, nakwitabaza inshuti yanjye. reka tugaruke noneho kuri ba bantu noneho bamaze kubifata gutyo, nyine bamaze kwisanga muri iyo situwasiyo yo kuba wenda barisanze baramaze gusimbuza abavandimwe babo abandi bantu, kuko abo bantu bo bari sinzi wenda niba utazi ko wenda ibyo bintu bibaho. Niba banahari njye ntabwo nabavugira, ariko ntabwo nta kintu nabivugaho, kuko ntabwo sindahura n'umuntu ngo ambwire ngo umuvandimwe wanjye tumeranye nabi ntacyo yamarira. Oya, iyo situation ntayo. Abantu bamaze kwisanga muri situation yo kuba bamwe barasimbuje abavandimwe babo, wenda ngize inshuti baba barahuriye muri Kigali cyangwa barahuriye mu kazi, bikarangira wenda bitewe n'ubuzima mubanyemo cyangwa se uburyo mwisanzuranaho cyangwa se uburyo mubanyemo, ukisanga waramaze kumera nkaho musimbuje abavandimwe, ugasanga hari ikintu umuvandimwe yagusaba ukagikorera iyo nshuti, umuvandimwe ntiwakimukorera. Hari icyo wamubwira, umuvandimwe ntiwakimubwira. Hari aho mwajyana, umuvandimwe ntimwahajyana. Abantu bamaze kwisanga muri iyo situation wabagiriye ihe nama? Inama nabagira nuko nta muntu n'umwe ushobora gusimbuza umuvandimwe wawe, ariko nta nubwo nanababuza kuko aba ari amahitamo yabo. Buri wese aba afite uburyo ayoboramo ubuzima bwe. Niba ari byo abona bimubereye byiza, njye ntacyo nabihinduraho, ariko icyaba cyiza kurenza ikindi nuko yagirana ubumwe n'abavandimwe be, bitanabujije ko yanagira n'izo nshuti, kuko n'izo nshuti turazikeneye kuko zitwungura ibintu byinshi. Ariko ntabwo waza uri inshuti ngo usimbure umuvandimwe. Reka niba mbyumvise neza, umuvandimwe akwiye kugira umwanya nyine wo kuba ari umuvandimwe, hanyuma n'inshuti nayo ikaguma muri wa mwanya wo kuba ari inshuti yayo, ikaba itarengera ngo iyo kipe cya cyumba cyo kuba cy'ubuvandimwe. Ntabwo aba ari ukurengera, buri wese aba afite ufite uburyo ubanye nawe, ariko umuvandimwe aba afite akarusho, kuko ya nshuti yawe mwahuye mukuze, urumva, mwahuye mukuze, ariko umuvandimwe mwaravukanye, mwasangiye akabisi n'agahiye. Ntabwo rero numva uburyo ushobora gufata umuntu ku ruhande ngo akurutire wa muvandimwe wawe, kuko iyo ibintu bihindutse niho ubibona, kuko inshuti zikuvaho ugasigara nta nshuti n'imwe ufite, ariko ntabwo umuvandimwe yakuvaho, warakomeza akakubana uko byagenda kose, umuvandimwe aba ari umuvandimwe. Reka dushimire umutumirwa wacu kudusangiza ukuntu abyumva, ntago ukuntu abivuze cyangwa ukuntu twabiganiriyeho ntago bikuraho uko abandi wenda babitekereza cyangwa se uko babyumva cyangwa uko babifata, ariko ni situation iri hano hanze. Hari ukundi mu byumva, nta kibazo rwose mwabidusangiza binyuze muri comment. Murakoze cyane. Ibiganiro by'Umuragwa Family TV nakagaruka. Murakoze.